Ibi byose byabanje kuba inkuru mu minsi yashize ubwo nibwo Muchoma bavugaga ko yamaze kuba yarekurwa ndetse akaza kuba yakerekezwa mu rugo ndetse akajya aburanwa cyangwa akaburana ari hanze. Ibi abantu benshi cyane baravugaga ati ni ibintu byoroshye ndetse binashoboka kuko uyu bita Muchoma cyangwa Nizeyimana Didier we agomba kuba yaburana ari hanze kuko adashobora kuba yaturuka kuko afite ibikorwa bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, adashobora kuba yasiga abandi bati ashobora kuba yabitangamo n'ingwate ariko we bikagaragara ko agomba kuburana ari hanze ndetse akaba yajya gusura n'umugore we wari umaze iminsi rwose abyaye kuko uyu Nizeyimana Didier cyangwa Muchoma yaje kuba yatabwa muri yombi. We umugore we yaramaze iminsi 3 rwose abyaye, ni umusore rwose cyangwa n'umugabo wajyaga uhakana cyane ko adafite umukunzi ariko abantu benshi cyane byaje kuba byabatungura nyuma yaho wabonye ko uyu Nizeyimana Didier afite umugore rwose wahise anibaruka mu minsi rwose yashize. Ariko inkuru y'inyamukuru tugomba kuba twabagezaho ndetse ari nayo akenshi cyane twavuga ko iduteranyiriza ahangaha rwose ni amakuru, ibitangazamakuru byinshi cyane byagiye byandikaho ngo ni amakuru agezweho cyangwa breaking news. Kuko ni breaking news twavuga ko ishimishije ku miryango y'aba bantu bose bari baratawe muri yombi bashinzwa amakuru y'ibihuha. Urumva ko ni abantu harimo bita Mazimhaka Patrick, Nizeyimana Didier, Muchoma Nkiramihigo Japhet na Tumukunde Juma na Barafinda Sekikubo Fred. Abo bose ni bamwe mu bantu rwose bagize batyabaza gutabwa muri yombi, bavuga ko itabwa muri yombi ryabo bashinzwa amakuru y'ibihuha bashobora kuba barakoze mu mwaka 2024. Abantu bati kuki umuntu ashobora kuba yazira amakuru nk'ayo ngayo yabaye muri icyo gihe cyose, kuki icyo gihe cyose cyatambutse batarakurikirana ayo makuru. Ibyo byose bikomeza kugenda babyibazaho, ariko burya urukiko cyangwa inzego z'umutekano nizo ziba zizi uburyo zitegura ibintu byazo. Ntabwo twebwe uko tureba ari nako inzego z'umutekano ziba zireba, burya zo ziba zigomba kureba ukwazo zikavuga ziti ese ibi byaha koko babikoze ryari, byagenze bite. Abantu bati gute iyi YouTube channel itakoraga ariko bikaza kuba byarangira aba bagabo batawe muri yombi. Ariko nyuma yaho barashe kuba bisobanura, urukiko rwarabisobanura avuga ko nyuma yaho bahagaritse ko umuntu twa Sekikubo Fred atagomba kuzongera kuba yagira umuntu n'umwe umubaza cyangwa ngo aze amuhe ikiganiro kuko baje kuba bamupima basanga afite uburwayi bwo mu mutwe. Murabizi ko yaje kuba yakerekezwa n'ubundi Karayesi Indera, aza kuba yasuzumwa ndetse aza kuba yahabwa n'imiti, ariko nyuma yaho aza kuba yataha nyine yerekeza mu rugo. Nyuma yaho rero ni nyuma y'uko RIB imaze kuba itangaza ko uyu mugabo nyine atagomba kuba yagira, atagomba kuba hari umuntu n'umwe ugomba kuzajya amukoresha ibiganiro. Aho rero nyuma haciyeho igihe abasore rwose baza kuba bamwegera bamubaza ikiganiro, ariko n'ubundi baza kuba bababwira ati ibyo bintu nimuzongere kuba mwagira mute, muzongere kuba mwabikora. Niyo mpamvu rero burya ikintu uri gukora uyu munsi kimeze nk'aho ari icyaha ndetse ukumva ko cyanarangiye, rimwe na rimwe ushobora kuzacaho imyaka agacaho iminsi. Tujya twumva abantu bagiye bakomakomeye nk'aba Donald Trump, tukumva abandi ba Cristiano Ronaldo, tukumva abandi bakinnyi ba filime bakomeye, abahanzi, abantu bagiye batandukanye, ugasanga umuntu yakoze icyaha ndetse icyaha wakumva n'igihe gikoreka uvuga ati si byanze bikunze kuki iki cyaha kitari cyageze gite, kitari cyaramuhanaguweho. Ariko burya hari igihe nakubwira ko icyaha kitajya gisaza. Ibyo ukora uyu munsi wumva ko atari icyaha, ari igihe runaka ushobora kuzahamagazwa ukajya kuba wagira ute, ukajya kuba wabiryozwa, kandi icyo gihe bagombaga ukajya ngo ujye kubiryozwa usumva ko bakurenganyije, nyamara wowe warumvaga ko byagize bite byarangiye. Niyo mpamvu burya tubishoboye twakagombye kuba twagira dute, twagombye kuba twakitwara neza, tukitwara uko dushoboye mu buryo bwiza, tukitwara nyine mu buryo twirinda igisa n'icyaha ndetse n'icyagirana isano nacyo, ndetse naho ubonye icyo cyaha, kuko hari n'igihe ushobora kubona amakuru y'umuntu runaka cyangwa ibikorwa by'umuntu runaka biba, ukumva ko ibyo bikorwa ubyingagije ndetse bitanakureba, ukumva ko ayo makosa niba uyabonye ugomba kuyaceceka, ariko one day ukazajya ukazahamagazwa nyine ukajya kubagira ukabajya gusobanura ibyo bintu. Niyo mpamvu rero niba ubonye kigize icyaha, niba ubonye igisa nacyo, niba ubonye ukoze icyaha, wikumva ko ibintu birangiye, ahubwo
wagira ute tera intambwe ya mbere ujye kuba wakemurana ikibazo cyangwa ujye kuba wavuga ati iki cyaha njye nagikoze uku n'uku rero mwambabarira pe mwambabarira niba ari ingingo impana mukaba mwagira mute mukaba mwabinkemurira hakiri kare aho kugira ngo rimwe na rimwe muzaze mugira mute muzaze munsange nibereye mu turimo twanjye muzaze munsange nibereye mu bukwe muzaze munsange numva ko ndi mu buzima buryoshye ndetse nari kintu ndi gushinjwa muze kuba mwahita mugira muti muze kuhita mwanta muri yombi ibyo bintu byose rero ukabagira tukababikumira ukabyirinda niyo mpamvu niba ukoze icyaha niba ubonye umuntu ukoze icyaha gerageza kubagira utegerageza ko wakihutisha dosiye kuko umunsi runaka uzagira ute uzakugera kuko urumva aba ba Japhet abo bose ba Patrick abo bose ba Karabo k'Imana abo bose ntago bari bazi ko ibi byaha bizabagaruka abo barafinda bamucoma abo bose nta numwe yiyumvishaga ko iki cyaha nyine kizagera gite kizageraho kikazuka ndetse kikaza kuba cyabagiraho ingaruka yo kuba batabwa muri yombi byaba ngombwa bakaba bagira ute bakaba banakatirwa ibyo byose ntago ari ibintu bigize bagira bati ntago ari ibintu bigize bazirikana ariko nakubwira ko icyaha niba uri gukora icyaha uyu munsi ukigira utegeye icunganwa nacyo umenye ko igisakosa cyakugaruka abo rero n'ubundi baragiye barituriza ndetse bamwe berekeza mu tuzi twabo dusanzwe abandi berekeza mu bindi bintu ndetse uyu bita barafinda ahita ahagarika burundu kuba yakora ibiganiro ibyo ari byo byose ariko n'ubundi ntibyabujije ko iki cyaha n'ubundi kiza kuba cyagera gite kiza kuba yazahamagazwa nyine ngo aze akiryoze rero wenda inkuru nagira ngo tugarukeho nyamukuru inkuru ari nayo yaduteranyirije ahangaha tuvuga bati reka twicare koko tuze tuyitotore twe kuba twakibaraguza ahubwo tubigire dute tubagezeho amakuru ni iyi ngiyi nuko bamwe muri abo baje kuba bagira bate baje kuba barekurwa bagataha rero abo nibo tujye kuba twagarukaho baje kuba barekurwa bagataha ndetse mu buryo bagomba kuzajya baburana bari hanze bagahamagarwa bakajya mu ntuza bakajya mu rukiko bakitaba ndetse bakaba banaburana ibyo byose rero bazabikora bari hanze aho kugira ngo babikore baze kuba bari mu kasho rero ibyo byose twavuga ko ari ibintu byiza ndetse ari ibintu bifasha haba ku mpande z'aba barekuwe ndetse n'urukiko ndetse na leta yose burya niyo umuntu yicaye muri gereza amazi ari gukaraba ibyo ari gukonsoma ibyo byose twavuga ko ari igihombo cya leta rero mutazumva ko leta kuba ifata umuntu ikajya kumufunga iyo hari inyungu ibifitemo iyo nta nyungu ibifitemo ahubwo muba muri kugira mute muba muri kuyihombya burya iyo ugize gutyo ugakora icyaha ndetse ukaba wakerekezwa mu igororero burya birya bintu ugiye gukonsoma nta kintu na kimwe uzagira ute uba uzabitangaho ahubwo ugomba kuba gusohoka nyine wumva ko hari ibyo ukonsomye nibyo koko ubugororotse kugira leta kuba ifite abaturage bagororotse ni byiza ariko nanone hari ibyo uba uyihombeje wowe ubwawe utajya uha n'agaciro ariko ku ruhande rwawe ukumva ko leta hari inyungu runaka igifite ibifitemo ariko nta nyungu iba ibifitemo ahubwo ni wowe uba ubifitemo inyungu uri gukonsoma ibyo utagize ute utari kwishyura ubu rero niyo mpamvu iyi nkuru yose ngiye kuba nagira ntingiye kuba nayiva umuzi n'umuzingo kugira ngo uze gusobanukirwa impamvu nyamukuru ngize ntiyangavuganiye reka mugezeho amakuru baravuga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko Mazimhaka Patrick Nizeyimana Didier Muchoma Nyiramihigo Japhet na Tumukunde Juma bareganywaga na Barafinda Sekikubo Fred bafungurwa bagakurikiranwa bari hanze ku rundi ruhande rero Barafinda we yaburanye ubujurire bwe kwifunga n'ifungura by'agateganyo kuri uyu wa mbere tariki 9 Werurwe 2026 mu rubanza rwabereye mu muhezo bose baregwa ibyaha icyaha cyo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha bakoresheje imbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku miyoboro ya YouTube aho banyuzaga ibi biganiro ibyo byose rero nk'uko nagiye bikubwira ibyo ni ibintu bakoze mu gihe cyashize rwose mu mwaka wa 2024 nyuma yaho bamaze kuba bahagarika uyu Sekikubo Fred Barafinda ngo hatasagira umuntu ugiye kuba yamukoresha ibiganiro ariko baza kuba bakomeza kugenda babirengaho baza kuba bagerageza n'ubundi kumukoresha ibiganiro ariko polisi za kuba yabwira ati ibyo bintu mugire mute mu byihure mu bireke mu bivemo ariko n'ubundi baza ari bya bindi bavuga ngo no kwisama wasandaye n'ubundi barakomeza burya urwego rw'ubugenzacyaha rukomeza rwanariza akantu kandi nk'uko nagiye mbikubwira ukazabona rero bagize bate bagutaye muri yombi aba rero baragiye bariteka bumva ko ibintu bigize bite birangiye ariko ntibyabuje kuba bagomba kuba bagira bate bagomba guhita batabwa muri yombi urumva baramazemo iminsi buriya baravuga ngo ijoro rimwe burya rigura imbyeyi ndetse ngo burya ijoro rimwe buri gereza ringana n'amajoro 1000 urumva ko rero ntago ari ibintu byoroshye ntabwo twavuga ko ari iminsi mike ahubwo twavuga ko ari iminsi burya ibitabarika mw'abantu
bihanwe n'ibitabarika. Niyo mpamvu nababwira mwirinde ibyaha, mwirinde ibyaha. Noneho sasa ubu ngubu ikiri kuvugwa ni uko ubu hasigayemo barafinda Segeko Fred ndetse uri kuburana ifungwa n'ifungura ryo kuburana ari hehe, ari hanze. Uyu rero niwe usigaye muri gero nk'uko abajeni bajya babivuga ati ni muri gero, muri gero ubu niwe usigayemo cyangwa muri gereza akurikiranywa, ariko byanze bikunze nawe ni inzego nizimara kubigenzura cyangwa inkiko nizimara kuba zabigenzura, uyu nawe ashobora kuburana ari hanze cyangwa akaba yaburana ari imbere kugeza igihe nyine azabera umwere, cyangwa akaba yaza kuba yaryozwa ibyo yagize ate ibyo yaje kuba yakora. Rero ubwo barafinda n'umuryango we bakomeze kugenda bihanganye, ndetse byanze bikunze urukiko ntago rwicaye rurimo ruragenzura nyine akantu ku kandi kugira ngo barebe koko uyu mugabo niba yataha cyangwa yazaryozwa ibyo yakoze, cyangwa akaba ari muri gereza mu gihe imyanzuro itegereje kuba yagira ate itegereje kuba yazasohoka. Reka amashimire rero, reka amashimire mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Dopa Media, mbabwire naho muri hirya no hino ku isi mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Imana ibahe umugisha.